Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba filime Urukundo rw'inzitane, mutwihanganire nk'uko mubizi tubaha filime mu minsi ibiri, ariko uyu munsi ntago muri bubashe kuyibona kubw'ikibazo cya tekinike twahuye nacyo muri production. Episode ya 53 tuzayibaha mu minsi 3 ihereye uyu munsi, ariko ndagira ngo nsubize abantu mwatwandikiye mutubaza impamvu filime Urukundo rw'inzitane idasohoka buri munsi. Nicyo gihe rero ngomba subize, murava hano musobanukiwe. Ariko mbere yuko dukomeza, reka mbanze mpikaze abantu bashya. Niba uri mushya kwiyicano, kanda subscribe unafungura inzogera kugira ngo ujye ubona filime tubagezaho mu ba mbere. Reka mbahe amasegonda 3 yo gukanda subscribe. Ndizera ko mwabisoje. Dushimire ababikoze, muraba agaciro. Hanyuma rero, impamvu ya mbere tutabaha filime buri munsi nuko byatuma hari abatareba neza episode zabanje, ahubwo bakajya kwigezweho ako kanya. Impamvu ya kabiri nuko byatuma tutabaha filime imeze neza kuko bidusaba umwanya wo kuyitunganya. Ikindi nuko filime tuzibagezaho mu minsi 2. Ndibaza icyo nkisubije. Rero utarakora subscribe nabikore vuba, atazacikwa n'iyo filime tuzabagezaho mu minsi 3 iri imbere, episode ya 53. Murakoze.